reka twongere tubasuhuze abakurikiye Kiroso Film TV muri kumwe na MC Peter, dusuhuze abarundi, dusuhuze abakongomani, dusuhuze abatanzania, by'umwihariko abanyafrika muri rusange, tubabwira ngo mukomere mugire amahoro y'Imana bane namwe. Dusuhuze kandi abanyaburayi, abanyamerika, Canada, diaspora muri rusange, abadukurikira Central Africa, Malawi, Mozambique n'ahandi hose aho tugenda dutanga umusada wo kubaka isi muri rusange nk'abanyarwanda. Kiroso Film TV rero ibagendera hose, ikabagerera hose. No mpamvu mubona no munsi twicaranye n'umusore muzi, aracyari umusore ntagara w'umugabo, muze nka Kiroso. Kiroso, mwiriwe neza? Mwiriwe. Makuru? Amahoro ndashimira. Kiroso ko wabuze? Guhiga nyine ndi kuzenguruka hose mpiga. Iminsi myinshi kabisa. Twari tugukumbuye. Nakoze cyane. Mbere na mbere ndabashimira ko mwamunantekereza no kumpa ikaze. Ndabashimira cyane. Kuri Kiroso Film TV tumaze iminsi tugushaka, tukaguhamagara ntitukubone, kandi tuzi neza ko uri umuntu wacu wa bugufi. Wahugiye mu duki muri iyi minsi? Zamba ndi mu kazi rero, buri umuntu ari mu kazi urabizi ngo imirimo ibiri yananiye impyisi. Iyo ndi mu kazi kenshi telefone yanjye mba nayirambitse hasi, asanga abantu bahamagaye bambuze kugira ngo nkore iki, nkora akazi k'abandi neza. Uravuze ngo uri impyisi? Oya. Nyine impamvu nari impyisi nuko mba nashyize telefone hasi nkakora akazi kamwe aka telefone kakihorera. Reka rero mbwira abantu yuko dushima Imana ko no munsi twakubonye. Yes, kandi nayo ndashima Imana yuko no munsi twahuye. Kiroso rero dufite ibintu byinshi dukeneye kuganira, kandi bigiye bitandukanye. Duherutse guhura kwaka wamutunguye ngo wagiye kumusura, akabura bwari ubuhoro cyangwa nuko wafatiwe yo nawe wari ugiye gusimbura mu rundi? Ntabwo ngiye ziriya ntozo njya nzishoboye, ziriya sitafu zo guca abantu inyuma. Wenda wowe wareka guca inyuma ugaca imbere. Iriya diri yarananiye rwose, ntabwo ngiye nabikora. Yakari inshuti yanjye, bajya kubibona ko kenshi twaba tunari kumwe, gusa kenshi mba namugira inama kugira ngo nahinduke. Akazi ko ari umuntu wikundira icupa, wikundira n'abagore, ko ari umuntu ukunda icupa rikanamuhindura uko rishaka. Mu by'ukuri yenda abantu bashobora kuba bavuga ngo kubera ngo turi cyangwa tugendana ngo nanjye ngo meze nkawe. Oya, abanyango wenda mugira inama ahinduke. Abanyarwanda buriya n'abana beza. Umwe yabwiye undi ngo mbwira inshuti yawe maze kubwira uri. Ni ukuvuga nimba uri inshuti na Yaka, nawe hari akantu muhuje, akantu byibura kamwe mwamuje n'aka. Akantu duhuje kamwe? Byibura kamwe. Story ni ugusetsa. Ni nacyo kintu umva ahantu hose tuba twibere muri story dusetsa abantu, kandi nawe arasetsa byataha. Kiro ngaho dusetse. Yewe dusetse. Niba ari cyo kintu muhuje. N'ikimenyimenyi urasetse noneho. Wese gusekeje. Niko gihe narizi ko muhuje kandi kantu kataranga. Hari ugusetsa bye ni ibisanzwe mu buzima busanzwe, abantu baganire baraseka cyane cyane iyo bishimye. Ariko nkurikije ukuntu cyagenda basanzwe ubona basuraga, asanga nka fanta ufite ya macupa, nasanze nako mugahuje. Bamubwiye rero buriya ngewe ndacyari umusore, ndacyakeneye iterambere. Ntabwo igihe ngezemo cyangwa ikigero ngezemo ntabwo ari cyo kuyoborwa n'icupa. Yego ndarinywa pe. Urarizirika? Ndarinywa. Oya. Ndarinywa ariko bikageze nkashyiramo pause, nakumva rishaka kugusha kunkontorora cyangwa kundeba mu bwonko. Kundeba mu bwonko ntabwo ari icupa rizaridebamo, n'abantu bazandebamo kubera iryo cupa ibyo byankoresheje. Nakumva rishaka kunyobora nkahita nshyiramo pause nkarekeraho. Ubundi murarinywa, ejo ukazarikenera, ukagenda n'ejo ukazarikenera, ariko burya iyo uzi ubwenge ntabwo ryawukontororeye, bituma abantu bagucishamo ijisho. Cyangwa nawe ugende mu muhanda ubwo cyangwa ukore ibidakorwa kubera ryacu. Genda wandika ugomba kurirusha wowe ubwenge ukarikontorora kubera ko uba waryiguriye. Abantu baravuga ngo rikura mu icupa rikabukura. Bavugishije ukuri. Niyo mpamvu mu gihe wariguze, isura cana umuntu ariko wariguza yawe. Nimba ari unywa 5 amacupa 5 leta guhindura zezege cyangwa gatuma nta bwenge ugira. Unywa 3 cyangwa unywa 4, noneho uri kontorora. Kandi ntitume wanduranya n'abantu cyangwa abantu bakurebe nabi cyangwa ube muri societe
nabi. ubwo no kuvuga ngo ugiriye inama abantu bajya barinywa bakarenza igipimo cyane rwose ndabagira inama mva. mwabyumvise Kiroso arababwira ngo uwanywa 5 akamuhindura nanywa 3 agumana ubuzima busanzwe none gihe ubwo ndumva nabagira inama yo kurigabanya ku cyiciro cyo hasi cyane none akajya arinywa rirenza ku biryo gusa kandi ntago yabimbwa n'undi yaguma ari umugabo. Murakoze cyane umunsi rero ngo usanga kwaka waratubwiye ngo wagenzwaga ngo no kumubaza neza nimba koko umwana ari uwamubundi. Ese ubundi uretse cyaje twabasanga hari ubundi mwigeze mubiganiraho naye kandi wumva icyo bikubwira kuri phone abamamaga nibere mu kazi ndimo mubwira nti mubaza uko bimeze uko mbibona ati se urundi araza gusenyera urugo ati wapi mwana ntago yasenyera urugo umwana no wanjye kandi nawe urabizi ni umuntu uba wijwajwatiye. narabyumeze cyaje harimo abatu ubwo umugore atwitungo nta kandi kana wandangira umusanze no mushurashuze ariko yaka unyumve neza ntundakarire ntago nkuvuze uko utari nawe urabyivugira cyewe niko kazi kanje nyine urabizi giye n'umunwa nta kintu abanyamakuru ndabizi mutunzwe n'umunwa yagoze ushatse kuva ku munwa ari ibiryo ngo dutunzwe n'umunwa mbere kugira ngo ubone ibiryo ukoresha umunwa nkoresha umunwa noneho ibiryo bikaza bikanyura mu munwa bikajya mu nda kandi noneho ibyo biryo bakoresheje iki imbaraga zo erega buriya Imana igira inzira nyinshi itangiramo. Hari abantu Imana yavuze ati mujye mukora ari uko mwabanje kujya guhinga usarure. Ntabwo ari Imana n'inzira zitandukanye ni Bibiliya yaravuze ngo umugabo azayarya yiyushya kuya mu kwiyuha kuya rero hari abakoresha ibitiyo hari abakoresha umunwa bisanzwe abantu bakoresha ibyiciro bigiye bitandukanye kugira ngo biyuha kuya. None se Bibiliya ni Imana ari Bibiliya ni Imana ubwo icyabivuze n'iki cyari cyabikoze ni ugiye kumbaza nanjye nyenda ndashadura umunyamakuru ariko nahinda kubaza uravuze ngo ntabwo ari Imana yabigize ngo ni Bibiliya. Oya nshatse kukubwira aho byanditse niho nashaka kugusobanurira byanditse muri Bibiliya ariko byandikishijwe n'Imana byanditswe muri Bibiliya ariko ibyo ni ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana uvuga ati dushimiye Imana Kiroso reka rero tugaruke twarimo twibaza ku makuru yawe na yakane cyakugendaga cyagihe mu nama nyinshi wamuhaga twarashimye ni ikiganiro kandi cyagenze neza na comment abantu bari gutanga ndi kubona ko berekeza kuri yakaba ngo bati uwo mugabo yigarukira aho ngaho ni sawa rero ariko twagutumiye hano dufite ikibazo ari ikibazo kimwe cyangwa bibiri mbese ni inama tuba dukeneye no kujya ariko icyo kibazo ni jye wagiteye se cyangwa nicyo mwashaka kumbaza nicyo twashaka kukubaza urabizi uri umuntu wacu dusanga wese nturi wacu uri umuntu wacu mu minsi yashize hari umukobwa uherutse kutugendera bita Samantha uramuzi Samantha uramuzi Samantha ndamuzi ko yaraguye maze shanga aho ari ikirangizo kinasaka umva ndamuzi umva wivunika Samantha sinzi ibibazo mufitanye wenda urabitubwira ariko aherutse kuzana avati ndabizi neza ko Kiroso mwahoze mukorana kuri no televiziyo yanyu ya Kiroso Film TV mwahoze mubana abantu bose nabanyuzeho mbinginga ngo bamongerereho byaranze ngeze kuri mwebwe munshakire Kiroso mumubwire ko umutima wanjye remerewe nkeneye kumusaba imbabazi umuntu Samantha mufitanye ibibazo bituma ashaka gusaba imbabazi mu by'ukuri rero ntago ngiye mbere yo kuba imitwaro y'abantu sibyo mbere yo kugira ngo numvikane n'abantu cyangwa ngenane n'abantu neza none se yaje gusaba imbabazi ahangaha yaje ntahari nyine kuki yaje ntahari icyo nashatse kubaza kubera iki yaje ntahari impamvu yaje udahari yarakubuze kandi urabizi natwe twaraguhamagaye inshuro nyinshi ubona amapera na busanse ntiwigera unabaza utese MC Peter byagenze bite erega Samantha ntakafatana uko abonye ntabwo ndimbura mikoro mfite akazi mba ndi mu kazi mba nagiye gushakisha ejo ntazaba imbwa nkiba cyangwa nkasabiriza nagiye mu kazi rero ntabwo aho yanshaka uko ashatse ntabwo ariko yambona ambone yose ho yanyindira ntabwo ari ukukwendera kubona ariko Kiroso bye mfite ibibazo nibaza nkeneye kunsobanurira mu minsi yashize wakunze umukobwa umukunda atagukunda uragenda umuterera ivi urapfukama umukobwa arangira gutera utwatsa gusuka inzoga narabyiboneye ibyo ni ibyago nagize abibonye ni ibyago wagize nyuma y'ibyo bikubayeho uwitwa Samantha agira urukundo rudasanzwe abona we akwiye no kuza akakwisangira akakwibwirira bivuze neza ngo ntirusanzwe kuko ntabwo rusanzwe ntabwo rwari rusanzwe nyine ararukwizana ararukwihera none uyu munsi wa none Samantha muri gufite yarakugaragarije urukundo wari waburiye aho wajya ariko si urwo rukundo yangaragarije ubwo rwari rumeze rutegera urwo rukundo ntabwo nabonye hari urukundo n'umugore mbona umugabo
nkurikije uko rwumva si urw'umugabo utunga umugore rwari urw'umugore utunga umugabo kuko niwe wari uguporopoje. ariko reka nkubaze noneho nawe usubize urukundo ubundi ni iki cyangwa urukundo ruri mu bice bingahe? Urukundo ubona imyaka ugize ntubona ako gapfuka kananwa ufite urumva ako kose ahantu kagiye kanyura ni mu rukundo. Uri kumva ubwo rukundo ruri mu mubiri wawe. Urukundo ni iki? Urukundo ni isura yawe n'umubiri wawe. Uzi urukundo icyo ari cyo? Urukundo ni icyo umuntu ahaye agaciro cyose. Ubundi nicyo bita urukundo. None se tukiri aho ngaho Samantha yamuhaye agaciro anyereka urwo rukundo? Ataguha agaciro se umuntu waje kukwishakira akakwihigira akakubwira ko agukunda icyo atakoze ni iki? Noneho niba hari ikindi kibazo gihari wakitubwira. Abantu bakurikira Kiroso Film TV baba bakeneye kumenya byose, bakeneye kumenya amakuru. Ikibazo kirahari kandi kinakomeye kitanoroshye. Ni ukuvuga ngo Samantha yaje anyinisha, ntabwo yaje ari mu isura y'urukundo ugiye nkuko nabivuga, kuko uri ufite urukundo aguma hamwe, urwo rukundo akarugaragaza, urukundo rukagera gute rukivugira. Nta mpamvu yo kuza ngo ejo araje yaje kunyinisha, yaje kunesha umutwe, yaje ku nkondo zo bazigize pirate, bazi pirasi zabaye wa mugani wa nuza ngo ni wifi zabaye wishare mugani wa mugabo ngo ni Kigali wishare ni wishare ngo ni love wishare ibyabaye urukundo rwabaye love wishare. Rero urukundo abakurikiye Kiroso Film TV ndagira ngo mbabwire ngo ni Kiroso mwari muri kumwe arimo arababwira ngo urukundo rwabaye love wishare. Ese koko namwe niko mubibona niko mubyumva? Abakurikira Kiroso bajya bareba inkuru ziwe na Samantha, uburyo Samantha yaje agaragaza urukundo ariko nyuma akagenda acika intege, nahageze no munsi wa none ahiga Kiroso kugira ngo asabe imbabazi bongere biyunge arebe ko basubirana. Ese Kiroso witeguye ute kumubabarira? Iyo umuntu asaba imbabazi aba afite ibintu bibiri muri byo, aba afite hari umutima umucira urubanza umusaba kwemera ibyaha yakoze, hakaba noneho no kuba muri we ashaka kubohokana n'uwo bafitanye ibibazo ariko wenda by'urwiyerurutso byo kugira ngo biveho. None kano kanya Samantha ari kugushaka ngo gusaba imbabazi, wowe ubwawe uri kwakira ute kumubabarira? Arimo aragushaka ngira ngo nunyemerera nzanabahuza kugira ngo byibura mubohokane na Samantha. Ni ukuvuga ngo uri kuri Samantha imitwaro yose nzayikorera, imbabazi ngomba kuzimuha. Buriya nitwongera guhura igice cye cyose imbabazi nzazimuha, nta mpamvu yo kuguma nikora imitwaro atazayikuri nuza ngo ni jyewe ngo wabiteye, atazaburinya atazabura umugabo ngo wanze kumubohora, amahirwe ngo nanze kumubohora azitwaza ibindi ahubwo. Reka rero mbwire abadukurikiye yuko nta handi ni kuri Kiroso Film TV niho musanga abastari bagiye batandukanye bagenda bababwira amakuru y'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Kiroso uyu munsi hano twari twamubonye aturutse Musanze aho asigaye ari mu kazi ka buri munsi umunsi kundi ari gukorera, ari kwirirwa areba neza amajyaruguru uko ameze. Amajyaruguru uyu munsi wa none ni iki gishya kiriyo? Amajyaruguru hari ikintu bita imbeho. Imbeho yawe ubu ngubu iyo mpari mba nambaye intuza nta makoti ntabwo wakwambara ikoti rimwe. Niyo mpamvu wambaye umupira ufite n'ingofero kwera izuba. Ndacyafite imbeho yawe yo mu magufa kumenya yaragezeho. Kuvuga ngo rero haraza gutuma usuhererwa ugomba ugaruke mu mujyi. Ni ikiraka nabone nzagaruka ni iminsi mikeya. Kuri iki kiraka kireka akazi gahoraho ariko ni ikiraka benshi bakumva ngo nagarutse karangiye gutyo, ni ikiraka nzagaruka vuba cyane. Ariko ikindi ni muzaya munyenera igihe cyose mbakwinyuruka nkaza bitewe n'ukuntu mbemera cyangwa mbakunda, mbakwinyuruka nkaza nkabaganiriza. Hari abafana banjye baba bakeneye ko mbaganiriza, abakunzi banjye muri rusange namwe. Muri rusange murakoze cyane. Reka nshimire abantu bakurikiye Kiroso Film TV mbabwira ngo nta handi ni kuri Kiroso Film TV. Kugerayo ni ukunyura kuri hahandi ukandikamo Kiroso Film TV, ugeze kuri YouTube wamara kubyandikamo ugahita ubona amavideo yose aje, amakuru yose aje ukeneye, ubundi ukaza kureba hakurya ukareba akazogera gahari ukagakandaho subscribe, ugahita ukora like, ugahita byibalansa noneho ugahita ubona byose ushaka kuri Kiroso Film TV. Murakoze rero, reka tubashimire. Kiroso wagira icyo ubwira abantu bakurebaga none na Samantha kuko ndabizi kadukurikira, gira ubutumwa wawe. Reka mbere kuri Samantha mubwira ni Samantha we rwose love love wishare yawe rwose uzasharinga abantu bose bagereho
yari rwose ubwo ntabwo ayo mahirwe yanguyeho navuga ko byashatse kuba ntabwo byabaye, ariko ikindi navuga ngo gabanya ibintu by'umunwa cyangwa gabanya kwitendeka ku muntu ukoresheje umunwa, imbabazi nzaziguha ubundi amahoro ahinde, cyangwa ukomeze izindi nzira zawe n'ubundi nk'uko bisanzwe. Yes. Ya, murakoze cyane. Abakunzi bo n'icyo wababwira? Abakunzi rwose ahantu bari mbere kuba diaspora banyemera cyane, abari mu gihugu cyacu, abarundi, n'abantu benshi bagiye batandukanye banyemera. Abakunzi banjye bose ndabasuje, n'abatari abakunzi banjye nababwira ati muhinduke kandi mumpindukirire, ebana muzageraho mu nkundi, ndabizi neza ko muzakunda kandi nta mutima mubi, mwese ndabemera. Ya, reka rero tubashimire tubibutsa gukora subscribe, like, comment ndetse na share, but share mukora ntago ari ya yindi Kiroso amaze kutubwira ya love we share ni share iba kuri YouTube yo kugira ngo ugezeho abantu ubutumwa kugira ngo nawe bujye bukugeraho umunsi kundi. Bye bye.